Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza muri iki gitondo, nongera kubasangiza ijambo ry'Imana ryaguherekeza uyu munsi. Ntukubere imfabusa, ugire ikintu na kimwe uba uhagazeho, ugire ikintu uhagararaho, ugire ijambo ryakurengera hahandi uvuga ngo Uwiteka ari kumwe nanjye. Rero iri jambo tumazeho iminsi tuvuga Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Impamvu ndimo mvuga Yesu Kristo niwe mahoro yacu nuko nasanze muri iki gihe, muri iyi si turimo, amahoro ya Yesu Kristo, amahoro duhabwa n'Uwiteka ni ikintu gikomeye. Rimwe na rimwe tutamenya ko iyo twakibuze kituzanira ibyago byinshi. Ariko ndagusabira ngo mu kazi ukora, mu nzira ugendamo, mu rugo rwawe, Imana iguha amahoro, kugira ngo n'ibyo itarakora, n'ibyo itarasohoza, n'ibyo yagusezeranyije utarabona, ariko bitegereze ufite amahoro. Amahoro ya Kristo nicyo kintu tutageraho tugura. Amahoro ya Kristo nicyo kintu umuntu ataha undi. Amahoro ni ikintu umuntu adashobora kukuraga ngo akigusigire nk'umurage. Amahoro ni ikintu uhabwa n'Uwiteka, ni impano y'Uwiteka gusa. Haleluya. Munyemerero nsome iri jambo, Zaburi 119 umurongo w'134, uravuga ngo uko bukeye ngushima karindwi amateka yawe yo gukiranuka. 35 nashakaga abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Haleluya. Reka nkubwire, ntushobora gukunda amategeko y'Uwiteka utabanje kugira amahoro. Ariko ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Ni ukuvuga ngo amahoro menshi ni inyungu y'uko wubaha Imana, ni inyungu y'uko wemera kuyoborwa n'Imana, kuko amategeko niwo murongo ngenderwaho. Haleluya. Rero iyo wemeye kwemera amategeko y'Imana, iyo wemeye kuyoborwa n'Imana, iyo wemeye kugendana n'Imana, iyo wemeye kumvira Imana, ngo ugira amahoro menshi. Haleluya. Ayo mahoro azanwa nuko twubashye Imana, turayakeneye bene data. ngo ukunda amategeko yawe, abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Haleluya. Ni ukuvuga ngo igihe cyose twemeye kwiyegurira Imana, igihe cyose twemeye kugendana n'Imana, biduhesha amahoro. Haleluya. Nawe nubitekereza urasanga ariko kuri. Uzibuke iyo wasabanye n'Imana, uzibuke iyo wasenze, uzibuke iyo umunsi wawe waragije Imana, nubwo waba usanga ibintu birimo bisakuza inyuma yawe bifite imbaraga, ariko wumva ubiturijemo, wumva ufite amahoro, wumva hari ukuntu utanyeganyeze. Rero reka nkubwize ukuri, fata umunsi wawe uragize Imana, wereka Imana, bwira Imana aho waba ugeze hose uyu munsi. Bwira Imana, Mana ndongeye ndakwiyeguriye, nguhaye gutwara muri nge. Ibyo ngo biguhesha amahoro menshi. Abemera amategeko, abagenda amategeko y'Imana, ni ukuvuga ngo abemera kugendana n'Imana, abemera kuyoborwa n'Imana, abo bakira amahoro menshi. Kandi ayo mahoro ntabwo ajya agwa nabi umuntu. Niyo mahoro yonyine atagira ingaruka, amahoro duhabwa na Kristo. Yesu Kristo niwe mahoro yacu, nta kindi cyatuma ubishobora. Muhamagare muri wowe, mubwire ngo nubwo mbona imisozi n'imisozi imbere yanjye, ariko manukira muri nge, turisha umutima wanjye, sukamo amahoro menshi. Ukeneye amahoro atangwa na Kristo. Ayo ngayo niyo umuntu atajya yicuza na rimwe. Bibiliya ivuga neza. Haleluya. Ayo mahoro ndayagusabiye, ayo mahoro ndayakwifuriza, ayo mahoro urayakeneye mwene data. Haleluya. Yesu aguhe umugisha. Ndagira nkubwire ngo amahoro ya Kristo niwo murage ukomeye twakwifuza. Haleluya. Niwo murage ukomeye. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana rikogereka hamwe. Reka nsome Abaheburayo 12:14 avuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ugira ngo wabishobora, ntabwo wapfa kubishobora. Amahoro, ugira umwete wo kubana n'abantu amahoro, kubera ko nawe uyafite. Nta muntu utanga amahoro atayafite. Haleluya. Icyo nicyo nashaka kukubwira. Kugira ngo nshobore gutanga amahoro, nshobore kubana n'abantu amahoro, nuko nanjye aba yabanje kuba muri nge. Ariko kugira ngo abe muri nge, nuko nshobora gufata amategeko y'Imana nkayahindura ubuzima
ubuzima bwanjye, nuko nshobora gufata Imana ngafata ibyo ishaka nkabihindura ubuzima bwanjye. Ndimo ndagusabira, ndagusengera ngo Imana igushoboze gufata ibyayo, gufata ibyo ishaka, gufata ibyo ikunda, ngo ubihindure ubuzima bwawe kugira ngo igusukemo amahoro, nibwo uzashobora kuyatembesha ku bandi. Impamvu umuntu yicara akumva yavuga ibisenya, akumva yavuga ibyangiza, akumva yashwanyaguza abantu, akumva atagira icyiza avuga ku bandi, akumva atagira icyiza ahesha abandi, akumva aho abantu baturije bidatuje, akumva yazana ibindi bikoroga mu bantu, aho kugira ngo atembeshe amahoro agatembesha ibisharira, aho kugira ngo atembeshe amahoro agatembesha ibicanganyisha abantu. Ni ukubera ko nawe ubwe nta mahoro yifitemo. Iyo wibuzemo amahoro rero uhora ushaka kugira ngo n'abandi babure amahoro. Iyo wibuzemo amahoro ubuza abandi amahoro. Haleluya. Ariko ndagusengera ngo Uwiteka aguha amahoro. Hari igihe tujya tuvuga ariko kanaka kubera iki ahora ashaka impaka mu bantu, ahora ashaka ibituma abantu bashwana? Nta kindi kibitera. Iyo yibuzemo amahoro igikurikira nuko ayabuza n'abandi. Ariko ijambo ry'Imana rikunda kutubwira ngo tubane n'abantu bose amahoro aho bishoboka. Si ikindi, ntabwo wabana n'abandi amahoro nawe ubwawe utayafite muri wowe, ubanza kuyagira kugira ngo yatembeshe ku bandi. Ndasenga rero ngo Imana y'amahoro iguha amahoro. Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Reka nkubwize ukuri, muhamagara mubwire ngo nsukamo amahoro, kuko mu mugabane watwemereye n'amahoro arimo. Nkeneye amahoro ava kuri wowe. Mpa amahoro yawe no muri ibi ncamo, mpa amahoro yawe. Naha mbona ndi guhinyuzwa, mpa amahoro yawe. Reka nkubwire gutabarwa kose kubanzirizwa n'amahoro. Shalom shalom. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye. Iri ni ryo jambo wampaye muri iki gitondo ngo basangize. Turi muri cya cyumweru kivuga ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Ni ukuri nasobanukiye ko ari we mahoro yacu. Ni ukuri nahishuriye ko ari we mahoro yacu. Ndasenga ngo ayo mahoro adutembemo, ayo mahoro atwuzuze, udusukemo amahoro kugira ngo n'abatwegere batubonereho amahoro, n'abatugana batuboneremo amahoro. Amahoro yawe abane na buri muntu wumvira ijambo, amahoro yawe amanuke mu mitima yabo, bagitegereje gutabara kwawe bumva amahoro menshi abazaho. Reka icyubahiro kibi cyawe ugendane na buri wese, ubuntu bwawe bugwire kuri bo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro ibaha amahoro. Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Ndagira ngo mubwire ngo amahoro ni umugabane wagenewe akira amahoro ya Kristo. Shalom shalom. Muhahe muronke umunsi mwiza kuri twese. Amen.